Ese mu by'ukuri amakuru twaherukaga kuri Equity ku nkuru yanyuze muri The New Times mu mwaka w'ibihumbi 2021 ku nkuru yari yanditswe n'uwo bita Michel Nkurunziza yuko Equity Bank Rwanda yabigiye gutangira gukora ibijyanye na online forex trading. Ese amakuru yaba yaraherereye hehe? So twahisemo kubategura kano kantu muri Did You Know cyangwa se kuganira kuri iyi nkuru kugira ngo tubihuze n'ikibazo cyangwa se tubisubirize hamwe ku banyeshuri bajya batubaza ngo ese ko tugiye kwiga forex trading cyangwa tukaba dufite ubumenyi kuri forex trading ariko tukaba dukorana n'ababroker bo mu mahanga kandi online forex trading yaramaze kuba regulated hano mu Rwanda. Ese nta mu broker n'umwe uba hano mu Rwanda? Hari n'abajya bibeshya, hari umubroker ufite ama office akoreramo hano i Kigali kwa Makuza bakibeshya ngo byibuze ngo no mu broker wo mu Rwanda, ngo kuba bafite aba agent bakorera ngo no mu broker wo mu Rwanda. Oya, kugeza ubu ngubu nta mu broker n'umwe mu Rwanda dufite. Aba broker bose dukoresha nabo mu mahanga, mu Bwongereza n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. So uyu munsi rero twahisemo gusubira inyuma mu mateka ngo turebe ese mu by'ukuri iyi nkuru yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2021 yavugaga ko Equity Bank Rwanda yabigiye kuzana uburyo bwo gukora online forex trading cyangwa se tubisobanuye neza igatanga service nk'iz'aba broker. Ese byaba byarahereye he? Kuko yari inkuru yari ifite umutwe uvuga ngo Equity Bank Rwanda start online forex trading. So bari baza barakoreshamo cyangwa se bari barakoresha platform yitwa EasyFX. So nekereza ko iyi nkuru ushobora kuba utarayibonye ariko duhisemo kuyibasobanuraho uyu munsi muri Did You Know kugira ngo usobanukirwe bese mu Rwanda hari mu broker twaba dufite w'umunyarwanda. Ese kuba twaba dukoresha aba broker bari mpuzamahanga hari ingaruka bitugiraho cyangwa se hari ibyo duhomba kuba tudafite umu broker ukomoka mu Rwanda? Tugiye kubasomera iyo nkuru yose uburyo yavugaga, noneho tubonereho no kubasubiza tumwe muri utwo tubazo mwagenda mwibaza. Tunarebe ese hari challenge zaba zituma ibigo by'imari abikorera bakomeye online forex trading yaba yaramaze kuba regulated mu Rwanda ariko bakaba badashoramo imari. So icyo kintu nicyo tugiye kwinjiraho uyu munsi muri Did You Know. Nizere ko ubu buryo twahisemo bwo kujya tubategura ibintu bitandukanye bugenda bubafasha. Ushobora kugenda ureba ku mavideo yose twakoze ukareba ko hari ikibazo waba wibaza twaba tutarasubiza ukacyandika muri comment tukazabasubiza. Umva kakantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe ko bakoresha telefone na internet yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'ama laptop mbazani ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni yiherejwe ni gbforexonline.com 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 www.gbforexonline.com gbforex online gbforexonline.com gbforex online gihereyeho. So nkuko bisanzwe nabasuhuje ni gbforex online nkuko bisanzwe. Nizere ko mumeze neza. So uyu munsi muri Did You Know twahisemo kubasubirira inyuma mu mateka na online forex trading itaraba regulated mu Rwanda, aho mu mwaka w'ibihumbi 2021 muri June tariki 2 umunyamakuru w'ikitangazamakuru cyitwa The New Times, igitangazamakuru
tangaza amakuru yizewe. Ntekereza ko burari yaganiriye cyangwa se amakuru yari yavanye muri Equity. Inkuru yavugaga ngo Equity Bank Rwanda yatangije EasyFX cyangwa se urubuga rwa internet rwo guhererekanya amafaranga mpuzamahanga. Nibyo byari bikubiye mu nkuru. So urwo rubuga rwa EasyFX rukaba rwarushyigikiwe n'ikigo cy'amakuru cyizewe cyo mu rwego mpuzamahanga cyitwa Thomson Reuters, rutanga amakuru ajyanye n'ivunjisha cyangwa se foreign exchange information mu buryo bw'ako kanya, bityo abakiriya bakagira ubushobozi bwo gufata ibyemezo byihuse kandi biboneye bagendeye kuri ibyo bya foreign exchange rates. So twinjiye mu nkuru neza, uko byavugwaga mu magambo cyangwa se tubishyize mu rurimi rw'icyongereza uko byavugwaga, aranditse ngo Equity Bank Rwanda has launched EasyFX, an electric platform for settling foreign exchange transactions. So ibyo ngibyo ni bihuye na ya title yo mu magambo make yavugaga ngo Equity Bank Rwanda starts online forex trading, kuko nibyo tugiye kwinjiramo mu nkuru neza. So ibintu by'ingenzi byari biri muri iyi nkuru, havugagamo ko Equity Bank Rwanda yongera abakiriya bayo uburyo bwo gukoresha EasyFX mu bucuruzi bwa forex ku murongo ariko mu buryo bwa online. Ndetse mu zindi ngingo zirimo harimo uburyo amafaranga mpuzamahanga ashobora kuzajya ahinduranywa mu buryo vuba hifashishijwe amakuru y'ivunja n'ivunjisha nyayo atangwa n'icyo kigo cya Thomson Reuters, cyangwa se afite ahuriye na Global Financial Market, ukavunja cyangwa ukavunjisha bijyanye n'ihindagurika ry'ibyo biciro. So ibi byatumye abaguzi byagomba gutuma abantu b'abakiriya ba Equity Bank babona serivisi nziza kandi bitabarushya, and then bakabona no kuba babibyaza inyungu, kuko murabizi muri online forex trading mwihindagurika ry'ibiciro ushobora kubikoramo business. So rero ninjiye mu cyane ngo ndusheho kubisesengura, kuko icyo nashatse kuvuga cyumvikanaga, ahubwo nashatse ngo tubashe gusobanurirwa hamwe ngo ese mu by'ukuri iyi nkuru muri 2021 online forex trading yari itarashyirirwaho regulations, ubu yamaze kuba regulated. Hari n'igazeti ushobora gusura kuri website yacu ya GB Forex Online, kuri footer cyangwa ahagana hasi twashyize igazeti ya leta isobanura neza ibijyanye n'umwuga wa online forex trading n'inzira abawukora bashobora kuwutwaramo kugira bawukore kinyamwuga, n'abashaka kuba abashoramari muri ibyo nk'aba broker ibyo basabwa. So nkibaza, cyangwa se nawe niba wari warabonye inkuru ukibaza byaba byarahereye hehe? Ahantu byahereye biri mu gisubizo kimwe ngiye kubahereza. Regulations za online forex trading zemerera abantu cyangwa se abashoramari gutanga serivisi z'ivunja n'ivunjisha zibereye kuri murandasi mu Rwanda, zishobora kuba zaraje zigoyemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntabwo twabura kubivuga, kuko kuva zasohoka nibwo n'abandi ba broker benshi twari twizeye kandi twasanzwe dukoresha batangiye kugira ibibazo ku bijyanye n'imikorere hano mu Rwanda. Abo turavugamo Templar. Ubu ntabwo wakora deposit automatique kuri Templar ngo bikunde, bigusaba ko wohereza amafaranga ku ba agent babo kugira ngo ubashe kuba bakora kubitsa cyangwa se kubikuza mu gihe ushaka gutrading. Ibyo byanabayeho biba ku mu broker bita Just Market, nawe no mu broker twakoreshaga online forex trading itaraba regulated, ukabitsa ukanabikuza nta kibazo na kimwe kibayeho. Ibyo birenga kuri Just Market biza no kuri Exness. Ubu ngubu vuba hangaho ndumva twarabikoze n'inkuru iranga ku rubuga cyangwa kuri YouTube channel ya GB Forex Online. Exness ubu ngubu abantu bayikoresha yamaze kubateguza ko babikuza amafaranga yabo kugiye gufunga imiryango neza mu bijyanye no kuba yakakira umuntu wese utanga serivisi mu Rwanda. So bivuze ngo tugendeye kuri abo bantu bose, bigaragaza ko amategeko ya online forex trading yasohotse mu igazeti agenda agonga aba broker, akaba ariyo mpamvu bahisemo guhagarika imikorere by'umwihariko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuko nk'ubu ngubu umubroker dukoresha wizewe ni HFM,
niwe ukiri kugerageza gutanga serivisi mu Rwanda, kuko we no kuverifyinga bigusaba kuba wakoresha icyemezo cyo ku irembo. Mboneraho no kumenyesha abantu bataramukoresha ko ushobora kumufunguraho account, cyangwa waba uyifite tukakurebera niba iri verified cyangwa se isetinze neza, twandikiye twagufasha kuri nimero yacu isanzwe dufashirizaho abantu. So rero nicyo gisubizo kibanze gihari kuba aba broker benshi bakoraga online forex trading itaraba regulated, nabo ubwabo baratangiye kugira impungenge ku bijyanye n'imikorere yabo n'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe muri bo bagatangira no gufunga imiryango nka Exness. Ubwo rero bigaragare ko niba Equity yari yaratangiye imishinga yo kuba yazana iriya programu ya EasyFX, ku buryo abantu bajya barakora exchange ku ma currency atandukanye, bashobora kuba nabo baragonganye n'iki kintu. Kavuga ibintu rero bishobora kuba bitameze neza, reka tubanze turebe ngo bizerekera he, cyangwa se bakaba bakirugana na Central Bank cyangwa se Capital Market Authority. Ariko bigaragara ko igitekerezo bari bagifite byari kuba ibintu byiza, kuko twari kujya dukorana n'umubroker wa hano iwacu mu Rwanda. Ariko wenda dutekereze ko kuva itaramara igihe kinini bayi regulated, hari abandi bashoramari bava mu Rwanda bashobora kuba bari kubikurikirana kugira ngo babashe kuba byibuze bajya baraduha serivisi z'ababroker. Nkuko bisanzwe, ushaka gufungura account ku mubroker byibuze uri gutanga serivisi ku banyarwanda, kandi ushobora kubitsa ukanabikuza byako kanya biri automatic, ni HFM. Link tuyishyira muri description. Anagira account za crypto, aho ushobora gutradinga ama crypto ukoresheje umubroker. Mbere yo gusoza, sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana, ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho, ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Nka ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram, buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe naho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu ni weho tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.